hano mu Rwanda umuntu wazanye ibintu byo kumena amafaranga ku mugaragaro abandi bose babijemo inyuma ngewe wabigaragayemo number 1 aba bapeti bose baje bakurikira legend Prophète Joshua wabigaragaye Herald Safe uzwi nka Prophète Joshua abantu bazi kumva nkoranyambaga zitandukanye ukunda kwitabira ibirori by'abahanzi ibirori by'abanyamideli ibirori bigiye bitandukanye hano mu gihugu by'abastar akunda kubyitabira ndetse uyu mugabo akunda kugaragaza ko ari umukire cyane agatangamo impano z'amafaranga n'ibindi ubu yamaje rero gutabwa muri yombi ku munsi w'ejo itariki 18 z'ukwezi kwa 12 2025 uyu mugabo Prophète Joshua yatawe muri yombi aho akurikiranweho ibyaha bibiri icya mbere ni ugutesha agaciro amafaranga y'igihugu icya kabiri ni ukutagaragaza inkomoko y'umutungo afite uyu mugabo rero ubwo yatabwaga muri yombi yatawe muri yombi hamwe n'abandi bantu batanu nabo bakoze ibyaha bisa nk'ibi byo gutesha agaciro amafaranga y'u Rwanda cyangwa se amafaranga y'igihugu ariko uyu Joshua we akaba we akurikiranweho icyo cyaha kiyongeraho cyo kutaba yagaragaza aho yakuye umutungo afite atagaragaza inkomoko yawo uyu rero Joshua biravugwa yuko mu bihe bitandukanye mu ma event agiye atandukanye murabizi ko hari n'igihe yigize kujya mu birori bya The Ben hari mu birori bya The Ben icyo gihe ahambere twabonye iki gikorwa bikoze hari mu bukwe bwa The Ben yagiye kumuha impano kumwe abantu batanga impano mu bintu bigiye bitandukanye hanyuma we afata amafaranga akajya ayatakaza gutya ubundi ibi bikorwa byo gutakaza amafaranga cyangwa se gukora ikintu nakwita nko gufelicita umuntu cyangwa kumuha congratulations mu birori mu bukwe muri birthdays z'abantu bizitandukanye cyangwa se muri brother shower n'ibindi ibi birori ibintu bisa nk'ibingi byo guspraying amafaranga n'abakoresha utumashini dusprayinga gutya hari n'abayajugunya nk'uko akajya ayajugunya ku muntu gutya ibi bintu tubimenyereye mu gihugu cya Nigeria Nigeria nibo bakunda gukora ibi bintu bakamena aya mafaranga ku muntu cyangwa se bakayamujugunyaho rero ntabwo hano mu gihugu cyacu ibintu bisa nk'ibi ngibi tubikora ntabwo ibintu bisa nk'ibi ngibi ari wo muco wacu kwa kundi usanga abantu bigana imico y'ahandi hantu ugasanga uwo muco wiganye mu gihugu cy'iwanyu wo ni icyaha rero gutesha agaciro amafaranga y'igihugu ni icyaha gihanwa n'amategeko iyo ugihamijwe n'urukiko ukatirwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 iyo rero nabwo iki cyaha cya kabiri Prophète Joshua arimo akurikiranwaho cyo kutagaragaza inkomoko y'umutungo afite iyo ugihamijwe n'urukiko uhanishwa igihano kingana n'imyaka kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'ubwikube bwa gatatu cyangwa ariko kandi bitari hasi y'ubwikube bwa gatatu ariko kandi bitari no hejuru y'ubwikube bwa gatanu ku mutungo bagusanganye ni ukuvuga ngo nimba bagusanganye miliyoni 3 ayo mafaranga utabasha kuyagaragariza proof y'ahantu yaturutse mbese utagaragaza inkomoko y'ayo mafaranga izo miliyoni 3 iyo ubihamijwe n'icyaha ushobora kuyishyura ku bwikwe bwa gatatu cyangwa ariko bitarenze ubwikwe bwa hejuru ubwikwe bwa gatanu uvuga ngo ushobora kwishyura nko muri miliyoni 10-12 gutyo urumva ntibigomba kurenza ubwikwe bwa gatatu bigeze nko kubwikwe bwa gatanu wakwishyura nka miliyoni 15 ubwo ni hagati ya miliyoni 9 na miliyoni 15 wakwishyura urumva ntibigomba kujya hasi ya gatatu bigomba no kujya hejuru ya gatanu ni ukuvuga ngo rero uyu Prophète Joshua amafaranga yariyo yose bamusanganye atabasha kuba ya justify cyangwa se yagaragaza inkomoko yayo aya mafaranga azayishyura hagati y'ubwikube bwa gatatu guko ayo mafaranga angana n'ubwikube bw'amafaranga ariko atarenze ubwikube bwa gatanu guko ayo mafaranga angana ariko icyo cyanaramuka gihamijwe n'urukiko kuri ubu rero ibi byarimo ikingiki cyo gutesha agaciro amafaranga y'igihugu hari abantu bamaze iminsi ukajya kubona umuntu yakoze ururabo
ururabo kumwe bakora indabo nkuko wakora ururabo nyine indabo zisanzwe, we akabikora muri nto z'amafaranga. Ibi nabyo biri mu bintu bihanwa n'itegeko. Abantu bari babiharaye cyane, ugasanga umuntu afashe inoti z'igihumbi cyangwa se za magana atatu kugira ngo nyine byongere bikora ururabo runini, ikintu cy'ikibuke kinini, akagenda akabivunjisha. Hari n'abakoresha mu za bitanu nyine babakire, akagenda akakoresha uruntu rw'urubuke runini rungana nk'intuza nyine nk'intebe yo kwicaraho runini cyane mu noti za bitanu, ku buryo amafaranga uramutse ugiye uyahambura kuri twa duti baba bayashyizeho bashobora nko kugera nko muri miliyoni 10 cyangwa miliyoni 5. Nyine bagiye bagakora uruntu runini cyane rukoze mu noti za bitanu kandi abatsikanyije. Rero iyo ubikoze muri buriya buryo nabwo ngo utesheje agaciro ifaranga ry'u Rwanda cyangwa se ifaranga ry'igihugu. Mu magambo Dr Murangira Bitseri, umuvugizi wa RIB, yongeye kwihanangiriza abantu bakora ibikorwa bisa bitya ndetse n'ibifitanye isano nabyo byo kuba watesha agaciro ifaranga ry'igihugu. Yongera kubibutsa yuko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Hano rero hari abantu mu bantu bafunze, muri abo bantu bafatanye na Prophete Joshua harimo abo bagiye basanga hari abakoze ibintu bimeze nka keke. Ugasanga umuntu agiye yubaka ikintu kimeze nka keke akacyubaka muri forme ya keke ariko ari amafaranga. Biriya nabyo kuko ifaranga mukuri ubundi inoti igomba gukomeza irambuye kuri imeze, ugomba kuyifonyanga. Bura no kuyifonyanga gutya nabyo bihanirwa n'itegeko, kuko uyitesheje agaciro, kuyikandagirira hasi ubitesheje agaciro, kuzijugunya ku muntu kuriya babikora baserebura bafelicita bagira gute nabyo ubitesheje agaciro, kuba kuyica byo ni sacrilege ubitesheje agaciro, kuyifata ukayizingira ku duti kuriya biriya bajya bakora bameze nkaho bari gukora ururabo. Mujya mubibona manuza ndagenda mashyiraho amashusho nakuye kuri kugihe.com bajye bifashisha. Biriya byose ubutesheje agaciro ifaranga ry'igihugu. Iyo rero ubihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari hasi y'umwaka umwe ariko kitarengeje nanone kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarengeje imyaka 2, ukanatanga n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 ariko kandi itari hejuru ya miliyoni 3. Uyu rero Herald Seif cyangwa se Prophete Joshua wacu mbibutse ko karimo akurikiranwaho ibyaha 2. Ibi byo rwose icyambere cyo twarabibonye, sinzi ko rwose byo wavuga ngo yabihakana. Ntabwo yahera bihakana kuko hari amashusho everywhere arimo ajugunya amafaranga gutya, urumva icyo kindi cyo simbize. Ariko biriya byo gutesha agaciro ifaranga ry'igihugu cyangwa se amafaranga gutesha agaciro ifaranga ry'igihugu byo kujugunya kuri amafaranga nabyo. Kandi ibi bintu biri mu bintu bari bamwiyamye. Ibi yarabikoze, umuvugizi wa RIB abivugaho, aramwihanangiriza, anaburira n'abantu bose bari bazi ko atari icyaha, ibintu bigomba guhagarara. Nyuma yaho rero ahubwo abantu wagira ngo ntibumva, wagiye ubona hari abantu ukajya kumva nkoranyambaga ku rubuga rwa TikTok ukabona nyine abantu barimo barifotoza banabyina cyane bagaragaza ibintu by'ibirabo ariko bikoze mu mafaranga, ibintu by'intuza bikoze muri ubwo buryo. Gusa nanone ntekereza ko ushobora kuvuga yuko amafaranga wakoresheje atari aya nyayo, akora abakoresha amafaranga muri sinema, muri filime atari aya nyayo. Sinzi nabyo hano nimba wabihanirwa n'itegeko ari nk'ibintu wakoraga nko muri filime, kuko muri filime buri amafaranga baba bakinishije cyangwa se baba bakoresheje ntago aba ari aya nyayo. Ariko nabwo ibyo nabyo wabijustifia kuko bene ari amafaranga na amafaranga nayo asabirwa uburenganzira kuyakoresha, ubu ufite naho wayakuye ukabijustifia. None se wasobanura gute yuko ufite amafaranga atari aya nyayo, wowe ufite icyuma, ufite imashini ikora amafaranga atari aya nyayo? Wasobanura nubwo waba uyifite, wasobanura waguhaye ubwo burenganzira bwo gukora amafaranga atari aya nyayo, ahubwo waba ugiye kwiyongeraho icyaha cyo gukora amafaranga y'amatuburano. Bavuga yuko iyo mashini ufite ubwo ari nawe ukora izo noti tuya tubona abantu bakoresheje amafaranga y'amatubura, ubwo wari wongeye icyaha. Kereka warayakoresheje wayasabira uburenganzira, ukanayasaba ahari ngombwa, nyine ahagenewe gusabwa bene ayo mafaranga, kuko urabizi amafaranga akoreshwa muri sinema, akoreshwa muri filime, barayakoresha nta kibazo. Rero uramutse wireguye uvuga yuko wabikoze ugakoresha amafaranga atari aya nyayo, icyo gihe nabyo wabijustifia ukagaragaza aho
aya mafaranga atarayanyayo wayakuye uwayaguhaye, mbese n'uburenganzira bufite kugira ngo uyakoreshe muri ubwo buryo n'icyo wari ugamije. Kuko nzi ko utafelicita umuntu mu ibintu bya fake, kuko nimba umuntu uri kumubwira congratulations cyangwa se ukamwemera ati nzaguha miliyoni 10 n'urugero, ati ngiye kuzigwa nonaha ukatangira, ubundi abantu bafelicita nka kuriya ushobora nko kumwandikira, nimba ushaka kwigaragaza pe kutanze impano iremereye, ushobora nko kumwandikira sheke warangiza ukayimuha, cyangwa se ukamwandika nyine bikagaragara. Ariko kumbwira ngo urimo urashaka kwigaragaza mu bantu ukajya ujugunyaho umuntu amafaranga gutya, sinzi ahantu uzasobanura ibyo bintu. Nk'ubu Prophet Joshua rwose ningira amahirwe yo kubona aka video abikora bino bintu, ndaza kukabashyiriraho, nibitanakunda nabwo ndabashyiraho ifoto yakoresheje asprayinga no mafaranga ayamena kuri The Ben mu bukwe bwe, ndetse sinzi n'ibindi birori yitabire, ni mu gitaramo. Yes, no mu gitaramo nabwo ibi bintu yarabikoze. Kuri ubu rero akaba yamaje gutabwa muri yombi. Mbabwiye ibihano biteganya iki cyaha yaramuje gihamijwe n'urukiko, ariko kandi n'abandi mwirinde ibyaha bimeze nk'ibi, ko abantu mwari mubiharaye cyane. Nimba umuntu ushaka kumufelicita, sibyo, yabyaye n'urugero bakunda kubikora ku muntu wabyaye, ku muntu wagiye wakoze ubukwe, ku muntu wagize isabukuru y'amavuko, ku muntu wagize ibirori byizihiza ubukumi bwe cyangwa se bisezera ku bukumi bwe. Ibintu nk'ibyo abantu bakunda gukora aya makosa, ugasanga nkaho yazanye ururabo nyarurabo, akazana ururabo rukoze mu mafaranga. Nyine bo bagwita ururabo, ariko nyine nta mafaranga babise ururabo. Ariko ariya mafaranga uburyo baba yazinzemo, ubundi faranga ry'igihugu iyo ukimara kurihindurira forume kuriya ukarifonyanga gutya kurizingu, ngira ngo hari banza no kuyahina bitemewe. Nekereza ko guhina amafaranga nabyo banza bitemewe. Mujya mubibona ku mafaranga y'amadolari yo rwose, sino kuguhana muri ibi by'inkiko byo no kwihanira ifaranga rya ukasangura rizereranye ukaryicirwaho n'inzara, barabikora. Nk'ubu ufite amafaranga y'amadolari ukayandika, mujya munabikora ku mafaranga y'amanyarwanda, ugasanga ufashe nk'inoti y'igihumbi cyangwa ya 5, ngo reka ngo nyandikeho. Hari abantu bajya bakora bino bintu, ngo reka ngo nyandikeho, ngo hanyuma ngo nzamenye ngo iyo noti ngo nzarebe ko ingarukira, ngo ubwo ngo agiye gushyira ikimenyetso ngo arebe yuko ngo iyo noti izamugarukira. Ibi bintu abantu mukunda kubikora, biriya nabyo biri mu gutesha agaciro ifaranga ry'igihugu, kuko ari amafaranga ibyo bintu ugiye kwandikaho ntabwo byasohokanye nayo muri beneri. Ubwo rero ibyo bintu ugiye kongeraho, menya ngo ukoze icyaha. Nimba ushobora gufata idolari n'urugero, warica akantu gato gusa ukaba utarijyana ngo bari kuvunjira, kucyumva twebwe amafaranga yacu yo ugomba kuyatesha agaciro. N'uyifata akayishanyuza gutya, agashanyuzaho akantu gatoya ngo ndebe ngo kazangarukira, unyumvira ubugoryi. Ese nakugarukira bwo arayo ngayo wanditse ibyo bintu cyangwa se aguciriyeho gutyo, birakumarira iki? Aragaruka yiyongereye agaciro, aragaruka aradasanzwe, aragaruka gute? Ifaranga ni ifaranga mu gaciro kayo, mu yarekere agaciro ifite. Kuko nimba umuntu ushaka kumubresinga n'urugero, genda ukoresha ururabo, nushaka ugikora igihuru kingana n'inzu pe, hanyuma nurangiza ufate twa tuntu tuba tumeze nk'udukoni, ushyiraho sheke rwose iriho umubare ugaragara, urumva ugaragara w'amafaranga ushaka ko abantu bose babona ntuzumuhaye, ushingemo ya sheke iriho umubare ugaragara w'amafaranga umuhaye. Rwose tuzabireba tubone ti wa muntu, kuko hano no mu gaciro ka sheke tuzabona uri n'umusirimu rwose, tubone ko narenze cyane. Ariko ibintu byo gufata amafaranga mukajya kuyakoramo indabo, mukayakoramo keke nk'ibi ngibi ndi kubereka, pay attention. Murabibona ko mu bantu 5 batawe muri yombi harimo uyu nguyu Prophet Joshua, bari kuzira bino byaha bakoze. Reka mbashimire cyane rero wowe ko subscribe kuri Raila Uzishoye Imana igumugisha, nawe utarayikora kandi ngo kumukara. Dukomeze kubana mu biganiro byacu bitandukanye, reka duhure muri video ikurikira nakagaruka. Bye.